wafashe Wasiri uri kuri rubugari karese cyane Wasiri waduhaye Naheje Wasireka amagambo ashize ivuga oya aracyashonje reka abanza arye Wasiri yarya navuga yaduhaye Wasiri ese Wasiri Wasiri inyama uri kurya y'igikona wenyine tebera inyama irimo niba atari igikona Wasiri ibintu ukora biremewe ewe mwakingirije abakameramani Wasiri ibintu ntabwo bigize icyaha Wasiri mu ntebe nk'iy'umwami muri kurya murarya ibyo wenyine byiza gutyo inkoko imihuko harimo agaca uyu mwenda hari ahantu muzi yambaye Wasiri ibyo ntabwo byemewe Wasiri ntabwo ufite ubwoba ntabwo tuvugisha twigende Wasiri muto wabaye kiragire twigende ngo iyo umuntu yararya this boy is enjoying himself mbere na mbere ndimo ndatanga request kuri Rwanda Premier League icya mbere ntabwo turimo turakina umupira w'amaguru nta nubwo turimo turakina n'amakipe y'umupira w'amaguru niba aka kanya tumaze gukina imikino irenga 11 aka kanya ikipe ikaba nta muntu n'umwe wari wayitsinda nitwe twenyine twihariye akagahigo muri shampiyona ubu nonaha ikipe ya Rayon Sport ntiratsindwa match n'imwe ubu gukina kwa Rayon Sport sinkibifata nka match ahubwo n'ubukwe niyo mpamvu naje ndi kwirira cyo kiryo bakomera bari kukibona ikiryo turagifite hano ese Wasiri waduhaye Wasiri uri kurya wenyine kurya wenyine ntabwo ari sawa dutsinze ibitego 2-1 ninde utsinze igitego ni Niyonzima Olivier Sefu ninde utsinze icya kabiri ibyo bitego 2 ni ibitego bitsinzwe n'umukaseri w'ikipe ya Rayon Sport umukaseri wa Rayon Sport aranganya ibitego n'umwataka waguzwe amafaranga menshi cyane igitangaje kurushaho Niyonzima Olivier Sefu ntabwo yateraga penalty Niyonzima Olivier Sefu yatsindishaga umutwe ntabwo bisabye ko bamuha penalty kugira ngo atsinde igitego ibi birasobanura ko Niyonzima Olivier Sefu ari very costly afite agaciro kurusha abataka b'ikipe iherutse kugura abataka bakomeye cyane gugiye mu marushanwa mpuzamahanga dufitanye match muri weekend ibyo barabikwiba ariko turabije ubu already njyewe natangiye ibirori byanjye ntabwo ndi kujya ndeba match ntari kugafunga nuzambona ku munsi wo kwa gatandatu nzaba ndi gufunga ubu ugiye kuba wirira aka kanya tuvugana sinongera kujya ndeba match ntarimo ndarya request rero narinje guha Rwanda Premier League niyi ubu turabami bicaye ku mwanya wa mbere ariko kujya dukina jour nimwe kuri imwe tudafite uwo duhanganye nawe this is too much ntabwo muri kubona Ruben Ngabo hafi ahangaha byikubagaho umuyobozi w'ikipe amusabye ko agiye kwandika ibaruwa ntabwo tuzongera gukina Rwanda Premier League tugiye kwiyandikisha muri shampiyona y'igihugu cya Misiri ubu dukeneye weekend kuri weekend aho ikipe ya Rayon Sport igomba kugikina na Pyramid Al Ahly n'izindi kipe zikomeye ubu niba mubonye igitego twinjijwe twe tumaze match 8 tutinjizwe igitego urya muntu utsinze igitego wari wambaye nimero 10 niwe munyeshuri wa mbere nakiri muri How to Score Institute forum nganye niwe wamwigishe gutsinda ndamushimiye cyane ko atsinze igitego ariko impamvu twemeye ko kira gitego cinjira mu izamu ngaruriye ibaruwa Sonatibe yazamukaga isaba ko match yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 isubikwa watinye sugutinya ahubwo ndavuze nti uyu munyeshuri wacu
reka tumureke atere mwiza babone ko bishoboka babone ko bishoboka gusa babone ko wateramo izamu rya Rayon Sport riba rihari wateramo nta kibazo ariko ikibazo ni kwibaza ngo wateramo we bagutereyemo kangahe ako wasiri ikipe irabasujuye bisobanura ibyo ngibyo maze kubisobanura ni impamvu ki ikipe ya Rayon Sport yahisemo ko igitego kinjira mu izamu twari tubizi neza ko iyi match irangira tutinjijwe igitego zari ko ari match 9 byari bisobanuye iki rero byari bivuze ko abo duhanganye bashoboraga no gusaba ko umukino usubikwa twanze ko umukino usubikwa ibaruwa nayigaruriye Kicukiro Sonatube irimo irazamuka none wasiri ko ikipe ya APR itwaye DVD iyi match ikipe ya APR umutoza atwaye DVD iyi match yose arayitwaye ngo ni video arayitwaye bati ikipe nayibonye nayize neza murabigenza gute murahindura iki ikintu ndi kuvuga ni kimwe uyu wa gatandatu ntangiye iminsi yo gutegura iyi match nziza cyane ikipe ya Rayon Sport igomba gukina muri Stade Amahoro ubutumwa bwa mbere mbaha ku kigero cya 80% stade yuzuye nari narabibabwiye ko ku munsi wo kuwa kane tuzatangaza sold out ya Stade Amahoro iyi ngiyi ni experience nshya abantu batigeze babona muri Stade Amahoro mwigeze mubona Stade Amahoro aho hagiye kuberamo match mbere y'iminsi 2 Stade Amahoro ikuzura oya byo biteye ubwo ntabwo byadusabye kujya kuzana abantu ngo runaka ngo bazanye ngo uyu ukora ibi ngo ugiye kuzana ibi oya twebwe abareyo iminota 90 twebwe abareyo dufite ubushobozi bwo kuzuza Stade Amahoro kuko ni twebwe yubakiwe twebwe abareyo ni nayo mpamvu ntanze welcome ku bakunzi b'umupira w'amaguru bose uyu wa gatandatu mugiye kubona iby'amaso yanyu atigeze abona niyo mpamvu rero mbasezeyeho ariko dutangira urugendo rwo gutegura dere muraza kumunisha mumfashije rero mwareka nkatamira kugira ngo ubuzima bugende neza murakoze cyane ipafu wasiri